iby'Imana nta vangamutungo ribamo cyane nakoze ko mumubwira cyane abagabo n'abagore ko tubana abana tukabyarana umwana n'uwanyu mwembi ariko iby'ubugingo ni umuntu ku giti ubugingo ni ikinege cya nyiracyo nta vangamutungo ribamo ntacyo. Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza.
mwarimu Edisa atugeze ijambo ry'Imana, kuko nta kurya kudafite ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo biryo bizima, ibindi byose turabirya tugafata kwajya aho tubishyira, ariko ijambo ry'Imana ryo riratwubaka rikagira aho ridukora rikagira n'aho tugeze. Mwarimu rero karibu, ndagira ngo baraza kumwishyira imbere y'Imana. Abari kure mwese bigire hino bumva ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese, dukomeje kugushima muri uyu mwanya. Tugushimiye imirimo itangaje wadukoreye, tugushimiye uburinzi bwawe bwatubonetseho, tugushimiye ko tugejeje mu rugo twagira amahoro, tugasanga naho twahasanze ari amahoro. Tugushimiye uburyo waguye umuryango Mana nushimwe. Tumaze umwanya tunezerewe, ariko tugiye no kumva ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kwinjira mu mitima yacu. Turagusabye Mana kugira ngo umuja wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe ubane nawe, uvugire muri we, ukorere muri we. Mana ndagusabye kugira ngo umwuzuze amavuta ibashe kuvuga ibyo abwirijwe nawe. Turagushimiye kubikoze kandi kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. 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 Amen. Nitwa Mukansonera Edisa. Ndi umubyeyi banyita Mama Rachel ku izina ry'abana. Baje gushima Imana cyane yaturinze twebwe twese. Muzi ko nyuma yacu hatambutse igihe kitari gitoya kandi cy'umwijima. Ushobora kuvuga uti ko ntabonye ubwira kabiri, ariko bwarabaye. Twari igihe bitakundaga ko nk'ubu twakwicara kuba turirimba gutyo nuko umucyo wavuye. Twari igihe cyabayeho ibintu bikunde. Ubwo rero kuba bigejeje ubu bikemera tukaza tungana gutya tukinjira tukaririmba tukabyina, ibi byose tukora cyane ni Imana yabikoze, izakora n'ibiruta ibi. Imana ishimwe ko duhaye umwanya wo kuba twatumirana tukajyana gakunda ibintu ndoko bifite imbaraga hari igihe bitemeye. Ndashima kandi Imana yandenze ubwanjye, umuryango wanjye, namwe mwese. Ndashima Imana kandi yakoze igitangaza gikomeye muri uyu muryango. Yewe mbaheruka tubashyingira, ariko Imana yagize neza. Nanjye ko mbonetse ahangaha tubashyingira ndi umubyeyi wabo nk'uko babivuze, mbona bafite umwana kandi dutegereje abana. Imana ishimwe ko nta gihe cyanyuzemo ngo tugire ibyifuzo. Hari igihe dushyingira tukongera tukajya mu masengesho. Nubona ushyingiwe ntakurikiye icyifuzo cyo gusengera kutarabyara, ujye ubishimira Imana. Hari abantu bamaze igihe bikomeye, bishaririye, bibishye ku buryo bukomeye. Ubu rero nubwo tubivuga nk'ibisanzwe, ubu twahembye ngo hano hari umwana, hari igitangaza Imana yakoze kitakorwa n'imiryango namwe mwese, kuko Bibiliya iravuga ngo abana ni ingororano Imana itanga. Na umuntu yakugororera akaguha ibyo yakora, ariko ntabwo yaguha umwana. Imana yarakoze ko yaguye uyu muryango, kandi Betty yabivuze byose byinshi buri aba yakoreye amateka atari make, kandi twese twumvise ari byiza. Imana ishimwe. Reka twe gutinda nsome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi igice cya 4 umurongo wa 14 kigeze ku murongo wa 17. Igitabo cya Rusi ni igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Baravuga ngo abagore babwira Nawomi bati, Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Nshaka ko uyu murongo mwumva cyane. Nubwo nsoma nenda, ariko uyu nguyu niwo twe mukuru numva nshatse kuvuga gutyo. Abagore babwira Nawomi bati, Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Cyaduha akazaba ikirangirire mu Bisirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugira umumaro urutwa abahungu 7 ari we umubyaye. Nawe umajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati, Nawomi yabyariwe umuhungu, bamwita Obedi, ari we se wa Yesayi, se wa Dawidi. Amen. Amen. Nakiriye ijambo ry'Imana. Amina.
iri jambo dusomye ririmo amateka menshi ntari bujye gusobanura ariko mvugaho ibintu bikeya. Ni amagambo, ni inkuru yigeze kuba mu muryango umwe w'umugabo witwaga Elimeleki n'umugore we witwaga Naomi. Naomi ni izina ryiza risobanura ngo uw'igikundiro. Baza kugira umugisha barabyarana na Elimeleki, babyara abana Bibiliya yerekana abahungu 2 ariko barabyara. Hari igihe Bibiliya ishaka kuvuga ibintu bikeya by'ingenzi ibindi ikabisiga. Bibiliya bagiye bandika amagambo y'ingenzi ariko menshi yabereye kuri iyo teri. Hanyuma Bibiliya ivuga ko Elimeleki na Naomi babyaye ariko haza kuba ikibazo mu gihugu cya Isirayeli. Bari batuye mu Isirayeli ariko mu murwa umwe witwa Betelehemu. Betelehemu birasobanura ngo ni inzu y'imitsima, ahantu hatabuze ibiryo. Ariko Betelehemu Bibiliya ivuga ko haje kuba ikibazo cy'inzara muri kiriya gihugu, inzara nyinshi cyane. Ya nzara ituma uriya muryango utekereza nyine by'ubuzima busanzwe nk'ubu ngubu. Ngo baratekereza avuga ati twambuke tujye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. Haleluya, amen. Buriya amateka asa n'andi, turi kumwe. Amateka asa n'andi, amateka y'Abisirayeli y'ibyo yasubiye musanga natwe tuyasangiye nk'abanyarwanda. Bibiliya iravuga ngo bigira inama, baravuga ati ntabwo twajya kubaho nabi no gupfusha aba bana tugifite imbaraga, tujye kubahahira ngo bambuka hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abamowabu. Arenga imipaka nk'uko wajya Tanzania, Uganda cyangwa Kongo cyangwa Burundi, ibihugu by'abaturanyi bajya gushakisha. Ibi ni ibintu umuntu wese yakora afite uburyo. Ntekereza ko mu mitima yanyu cyangwa mu mitwe yacu twese umuntu wese abatekereza aho yashakishiriza akabona umutsima. Muri gihe nuko barambuka bajya Mowabu, ariko igihugu cy'Abamowabu, Abamowabu Bibiliya ivuga ko amateka yabo, isoko yo kubaho kwa Mowabu n'isoko y'izina ry'Abamowabu yakomotse kwa Loti. Muzi amateka ya Loti. Warakotse iteka i Sodomu n'i Gomora baciriweho hagashya, Loti akarokokana n'abakobwa be, umugore we akareba inyuma agasigara mu mateka. Bageze Bibiliya ivuga ko bambutse bageze aho bita Sowari badatwiswe n'umuriro, bahura n'amateka b'abakobwa babura abagabo bo kubashyingirwa. Bigira inama ngo gupfa tudashatse, kandi abantu barahiye barashira b'i Sodomu, nta mugabo tubona muri ubutayu. Uyu mubiri kamere ni mbi cyane, ushobora kugukoresha icyo bita ishyano. Bigira inama b'abakobwa ngo basindisha muzehe, umwe aryamana nawe n'undi aryamana nawe, abatera inda yasinze. Cyo gituma icyaha cyo gusinda ni kibi. Abakobwa baratwita, abakobwa barabyara. Abamowabu bavuye kuri abo bana ba Loti kandi babuzukuru be. Bana uriya muryango ufite izina, turabishakira he? Abakristo rajya mu nyumba, n'abuzukuru be kandi n'abana be. Murabyumvise? Abamowabu ni abana ba Loti kandi n'abuzukuru be. Si ibihendugera mbere, ntibimanye, ntibicurikiranye, ntibibishe, ntibigira izina. Icyo gisekuru hari ubwo ari cyiza. Havamo ubundi bwoko bwitwa Abamoni, mujya musoma muri Bibiliya. Umwe yitwaga Mowabu, undi mwana wa murumuna wa mukuru wa Loti yitwaga Amoni, babyara Abamoni. Nimusoma ngo Abamoni batera Abisirayeli, ni bene Loti kandi n'abuzukuru be. Nakoze ko mwumvise inkuru, ndavuga ibintu bike ariko ndashaka ko twumva impamvu zirishimwe. Nshaka ko dushima Imana kubw'uyu mwana. Bibiliya ivuga ko Imana yaje kuzavuga ngo Abamowabu n'Abamoni babe bavumye by'iteka ryose, ntihakagire umuntu wabo wemerwa no kujya mu materaniro, kubera ko bavutse muri ubwo buryo. Murabyumvise ko nako, ariko ntibyababujije kubaho neza. Abamowabu ntibyababujije gukira. Mu Isirayeli y'abakiranutsi, igihugu cy'ubutaka butagatifu, ngo bishwe n'inzara nyinshi cyane. Mowabu bejeje, Mowabu bigenda,
Mowabu barya, Mowabu igisirima ari cyose, Mowabu iterambere ari ryose. Ibi bintu by'uyu mubiri by'inaha tugarukiramo ntawe bihuriye n'iby'ubugingo. Murakoze ko munyumvise. Amen. Ushobora kutabona ibintu by'isi by'ubugingo, inkuru yawe ikaba mbi, ibintu byawe ntibibe byiza, ariko umuntu w'imbere, Amina. haleluya, akaba ari muzima. Amen. Ni naho Imana irebera umuntu, ntabwo ireba mu mateka y'umuntu, ikunda umuntu w'imbere. Cyo cyatumye Pawulo avuga ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, uw'imbere ahora asorera. Kuko uw'inyuma ashira, uw'imbere ajya kubaho. Haleluya. Ubu rero uko mureba turi hano twese ntituriho, ariko uw'imbere ariho. Amina. Azakomeza. Muri ayo mateka yose ameze nk'agoye, anabishye no kuvuga, kiriya gihugu cy'abamowabu bagira umugisha, basa n'abagize umugisha nyamara. Buriya ibirenge by'abantu b'Imana, ibirenge by'abakozi b'Imana bikandagiye hano, nubwo tutazanye ibyo mukennye byose, ariko izi ndirimbo, ibi byishimo, aya maguru y'abantu b'Imana tuvuze yewe badupresenta uko tuvuga imwe uko twabaye ba nta handi byavuye, ni mu maraso ya Yesu gusa. Hano tubonye duhemba umwana wavutse aha, ariko tubonye n'undi wo muri Kristo Yesu, tubona n'abandi bavandimwe, kandi ibi tubivuga nk'amagambo ariko birakomeye, Birakaze. ubwo rero aya maguru yacu uko twaje tugahurira hano namwe mwaje kutwakira, turabibona, turasezerana aho tugenda, ariko ntibishize, birarema ibyo tutabona, kandi tuzabona umusaruro. Kwizera ni ukwizera ibidahari ko bihari, kwizera ibyo utabona kurimo kubikoraho kandi bidahari. Hariho amaboko yo kwizera akora ku bitaboneka, ariko wowe ukumva amaboko yo kwizera yabikozeho, n'amaso yo kwizera yabibonye. Bagira umugisha babamo wabo, Elimeleki n'umugore we bajya gushakishirizayo, ariko Elimeleki n'umugore we bari bameze nk'abateshutse, bari bameze nk'abakosheje, bari bavuye ahantu hitwa mu nzu y'imitsima bajya gushakira ibiryo iwabo mu bahumanya b'Imana itemera ko bahura basangira bajya no mu materaniro, ariko ubuzima burabakoshesha, burabacumuza. Ubu mubona abantu tuvugana ngo Abanyarwanda ni indyarya, ngo batera za haleluya, ngo ariko baraduhemukiye, n'ubu muzima n'uyu muntu w'inyuma, uyu muntu w'inyuma ni umuzayifu, ni umunyantege nke, uyu w'inyuma, uyu nguyu yambara ibyo uw'imbere atambaye. Tumaze kurya hari ibiryo byo kurya biryoshye bitetse neza, mwabyumvise, twabihaye uyu ariko undi doragiye kurya Cyane. Mamushime. biriya mwatetse byashize, ariko ibi niwe bitetse bigumaho, ibi ni nabyo biduhesha na biriya twariye. Amen. Haleluya. Kuko iri ni ijambo rivuga ngo baho ugakomeza ukabaho, ariko biriya twariye ntabwo byavuga ngo tubeho. Cyane. Murakoze ko mubyumvise. Amen. Imana ishimwe. Nukuri. Hanyuma bajyayo rero, ngo bagezeyo ariko banakosheje, banarengereye, barengereye, muranyumva, bari barengereye i Betelehemu mu nzu y'imitsima bagombaga kugumaho, ariko intege nke z'inzara n'ubuzima bubi bibatera kurengera. Bagezeyo rero barashakisha, bararya, ibintu biraza binaje, ntibibuka gutaha, ahubwo babahungu ngo Kiliyoni na Maharoni, abahungu ba Elimeleki na Naomi, barashyingirwa, nabo bamera nk'abakobwa ba Loti, bavuga ati ko hano nta Mwisirayeli uhari, kandi ko twaharonse amaronko, twahubatse amazu, tukaba tubona bigenda, turarongora abaye, barongora abamowabukazi bitemewe pe. Kano kantu murakumvise? Imana igira inzira ndende, Imana igira uburyo bwinshi, Imana icaho abantu badaca, Imana ishima ibyo abantu badashima, Imana ikora uko abantu badakora. Uyisaba ibi ngibi igasubiza ibi, ushobora kuyisaba ibintu, kuyibaza ikintu igasubiza icyo utayibajije kandi ikagutsinda. Haleluya. Bamaze gushyingirwa babahungu rero, haza kubaho n'ingorane muri bwa buzima, basa n'abafatishije Elimeleki arapfa. Murabyumvise? Nawe marapfakara, Kiliyoni arapfa, Maharoni arapfa, umukecuru asigara ari wenyine, kandi ibyo byaga bigira mu gihugu cy'iki cy'abamowabu. Ageze gutya abona ntawe kubwira izo nkuru, aya makuru ndayagarukiriza aha, ariko ngo afata icyemezo wa mukecuru cyo gutaha. Ntese hari ikindi yari gukorayo? Nta kindi yari asigaranye,
ataha ababaye, ataha murumva uko yari amerewe. Hariho igihe kijya kiba kikaba ikibunda, kikaba igicuku, ubuzima ntibubeho, waba ureba imbere ntububone, wagira gutya ntububone, wahindukira ukabubura, wakunama ntububone. Nubona ibyo bintu byose nta kintu ubona imbere yawe, hazaba hari Imana. Amen. Haleluya. Hazaba hari Imana. Kandi aho hantu wabuze ikintu ukora, wabuze icyo uvuga, wabuze igisubizo, ni Imana ikunda kubiri. Ikakwihisha ariko ihari. Niyo itavuga irakora. Arataha ari umukecuru, izo nkuru murazizi. Ngo abakazana barabagena avuga ati mwana wanjye ntimwisigaje iwanyu, muzarongorwa ahandi. Avuga n'amagambo akomeye ati ubu n'uwampa umugabo ngo anyure, n'iri joro nkarara ntwayida. Ubuse mwategereza abo bana rwose, tuvugane ukuri, nimwitahire. Uwo bita Orupa ngo arataha, kandi Orupa si mugaya pe, niko nk'umuntu yatekereza. Ariko bita Rusi ngo yari yarabonye ikintu mukeba we Orupa atabonye. Ushobora kubana n'umuntu ukabona Imana ntayibona, ariko kuba mubana cyane mukaba hamwe mugacuruza cyangwa mukabana mu rugo ntabwo bisobanuye ko iby'Imana nta vangamutungo ribamo. Nakoze ko mumubwira cyane abagabo n'abagore, muzi ko tubana, abana tukabyarana, umwana n'uwanyu mwembi, ariko iby'ubugingo ni umuntu ku giti. Ubugingo ni ikinege cya nyiracyo, nta vangamutungo ribamo, ntacyo. Rusi hari ukuntu ngo yari yarabonye kwa sebukwe, ugabona imisengere yabo, abona Imana biringira ntabwo ari nk'iyabamo wabo. Kimo wabo habaga ibigirwamana. Nibwo rero Rusi yanze gusezera ku nyirabukwe. Nta kintu akesha nyirabukwe, nta kantu amucaho. Ubundi urukundo rw'Imana ni ugukunda umuntu nta kimucaho. Ariko twe dukunda gukundana kubera ko hari akantu k'akanyungu nzabona kuri papa Sera, bigatuma nguma mwihambiraho, nguma mushonyagiza, nguma mubwira utuntu, nguma mwita musaza wanjye, ariko wowe nkunze cyane ari ako kantu wegamiye nshaka. Abanyarwanda kenshi dukunze kumera gutyo, ariko abakristo siko tukwiye kumera. Murakoze ko mubyumvise nabyo. Uyu Rusi rero nuko yaje kuko yari yararashwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntago ripfusa, ni imbuto itabora, niko Pawulo yavuze. Ni nk'uko ibishyimbo byameneka mu mukungugu hariya nta mvura ihari, ntubibona ntibimera. Ariko iyo bitegereje mu kwezi kwa 10 n'ukwa kangahe imvura ikagwa, ujya kubona ukabona aho utabibonaga byazamutse. Aza gutyo Rusi rero kuri amateka mwese muzi, akurikira nyirabukwe, muzi uko basezeranye, subirayo singusiga sinkureka, uzaba hese. Burya mubwiye ibintu byinshi, ataheburayo ntibemera abakobwa bahandi. Uracyari muto, nta n'uzagukunda, nta n'uzakubenguka, nta mugabo wabonayo, bagira amoko cyane. Ntibemera kurongora umukobwa wahandi. Rusi aramubwira ati aho uzaba niho nzaba, aho uzarara nzararaho, icyo uzaryana icyo nzana, Imana yawe izaba iyanjye. Aho bazaguhamba bazakungerekeho, niba nta n'umugabane w'imva nabonayo, ntituzananirwa gukwirwamo twembi. Ugomba kubana na Yesu gutyo ukumva ko muri pata. Bazana gutyo n'ayo makuru, ndashima ko muyazi. Bahageze kwa kwizera kwe gutuma Imana iza gukora igitangaza. Arongorwa n'umugabo witwa Bowazi. Wenda nihuse. Bowazi ngo yagiraga isano na Elimeleki wapfuye. Muzi ko umukobwa yagiye guhumba mu murima, ibintu nk'ibyo. Aza kubwira nyirabukwe ati mvuye guhaha, mvuye guhumba se bura murabizi. Abantu batabaye mu giturage n'abana bavukina n'abakiri bato, guhumba ni ibintu. Hari ukuntu kera bahingaga ibishyimbo, bamara gusarura twabana tugasubirayo, tukajya tugenda dutoragura kamenetse yakasigaye, tukajya tubibika mu bintu bita ibimuga by'ibibindi, kugeza ubwo kizuzura ukabona nanjye mfite ibishyimbo ukabigurishwa gura nk'agakanzu ntihibi. Kwari ugutoragura inyuma yaho basaruye. Mwabyumvise guhumba? Ati tuzarya nahumbye nibatampa akazi nzahumba. Agira umugisha ahumba umugabo witwa Bowazi. Bibiri ivuga ko Bowazi yamubonye ngo aravuga ngo se ngura mukobwa mwiza, ngo yari na mwiza pe kwisura. Ko nuwahe baramubwira ati bona n'umukobwa wazanye na Naomi. Yari inkuru y'amateka bari baramenyekanye ku makuba menshi, ku buryo Naomi ngo ahingutse yo ngo yari yarahindanye, ngo bamura bakavuga ati dese ari kumenya ari Naomi, ngo akabasubira abandi bakavuga ati oya ati yari mwiza ntago ari kure yasaga, ariko
arajya gusa nawe kubera umubabaro wamuhendanije. Naomi nawe ngo akabasubiza ati ni jyewe ariko ntihazagire wongera kunyita Naomi, mujye munyita Mara. Ahindura izina avuga ati ntabwo nyifite tegeko, mujye munyita Mara, munyita uwashaririwe ndi ibisharira gusa kuko Uwiteka yangiriye ibisharira. Ushobora kwicira Uwiteka ukumva ko bidakunda ariko mu Mana birakunda. Imana ishimwe. Hanyuma uwo mukobwa arajya guhumba aramubwira ati se kuronse uvuye? Ati mvuye ku mugabo bambwiye ko yitwa Bowazi. Hatubona umucunguzi wacu wa bugufi ni mwene wabo umugabo wanjye, yabaye inkuru ndende ariko ngo birangira uwo Bowazi kubera ubwo bwitange Rusi yagize agakunda nyirabukwe nta kintu amuca. Imana yo yaje kumushakira umugabo kandi ngo w'igikwerere ukomeye w'i Betelehemu. Haleluya. Bowazi ngo aramureba aravuga ngo reka mucyure, babyitaga guhungura. Aramushyingirwa abe umve Imana hari icyo yagukoreye. Abadatanga baraguha, abadakunda baragukunda, abatumva barumva kuko izibura amatwi ibipfa amatwi. Iyo yagennye kuguha umugisha iwushaka mu bitare, amasoko ava ku misozi, ahatera haza imyaka bitewe no kuboko kw'Imana kwa. Amen. Ntimuzahangayike bikabije, twizere Imana turekeraho. Uyu munsi rero Bibiliya ivuga yuko ngo uwo mukobwa amaze gushyingirwa mu mateka yabo bwabaye ubukwe bukorerwa i Betelehemu, ngo mu marembo haza abanyacyubahiro baravuga ati umukobwa nashyingirwe rwose, ashyingirwe Bowazi. Bowazi aravuga ati ariko ari mukuru wanjye nkuko mwagiye mu presenta, mukuru wanjye mu mihango y'iwacu mu Bayuda nta wicura mukamwene se umukuru ahari, niba yemera kugura ibya Elimeleki ngo umugabo aravuga ati ndabigura, atari kurabigurana na Rusi w'umumowabu. Ati niba biri mu kazi kuko we ntiyari yarakenesheje ntabyo ngura, ibyo biravumye. Wa wundi arabyigurira aramucyura. Bibiliya reza kutubwira ko uyu Rusi ibyo yahumbaga yaje kubyegurirwa bibibye. Ushobora gutangira uhumba ariko ukazagurirwa amasambu. Mu isi turahumba ariko mu ijuru ntituzahumba. Haleluya. Mu isi turahumba, akazi waba ukora kose urahumba kuko urabiruhira. Ibintu byose urimo ni uguhumba, niyo wabona umugisha ni uguhumba. Umenye ko hari icyaza muri ibyo bintu kikabyangiza nawe ukabizira no guhumba. Ariko igihe yahumbaga yaje kwegurirwa ayo masambu. Hanyuma ngo yaje kubyara abyara umwana w'umuhungu. Ni nayo magambo nasomye nubwo mbuze inkuru y'amateka ariko nibyo nashaka kuvuga. Abyaye rero abagore b'i Betelehemu n'abandi bantu nk'uko twaherekeje bene data kuza kubahemba abavandimwe banyu. Nubwo natwe twabaye abavandimwe tukaba twanabaye bo tukaba twabonye n'umwanya wo kwibwirana, ariko abavandimwe banyu batabikora ntabwo jyewe nari bubikore. Ntabwo Yusa na Beti yari kubipanga. Byaturutse kuri papa Kisera na mama Kisera. Noneho aba bagore ngo b'i Betelehemu baje guhemba uriya Rusi wari wabyaye umwana witwa Bowazi, tusomye amazina ye. Ngo i Betelehemu bose bikoreye ibiseke n'abagabo n'abagore. Baravuga ngo ntabwo duhemba Rusi turahemba Naomi. Haleluya. Ubu Beti yataduhamagara ntabwo twari kuza. Twaje kubw'uyu mubyeyi wanyu cyangwa ababyeyi banyu. Ngo abantu twasomye rero ngo bahageze bavuga ijambo nkuko mwamaze kuvuga ijambo. Baravuga ngo Imana ishimwe. Ni naryo jambo nababwiye ngo muri hagararaho ndaza kurivugaho. Ngo Imana ishimwe itakuretse ngo ube wenyine udafite umucunguzi. Amen. Dushimye Imana itaturetse. Imana ishimwe itabaretse mwa basore mwavukanye na Beti. Imana ihimbazwe itabaretse ngo mwapagani mutagira umucunguzi. Ibi birori izi ndirimbo aba bavandimwe abagabo beza abasore ni kubw'umucunguzi. Iyo hataba umucunguzi gete tugahurira heza. Iyo hataba umucunguzi yose mwasa gute. Iyo hataba umucunguzi abo bantu b'Imana beza dekada. Imana ishimwe itabaretse muri cya gihe cyose mwaciyemo ngo ibareke gutyo mutagira umucunguzi. Kugira umucunguzi uba ufite byose. Niryo jambo bahembye bavuga. Baravuze ngo Naomi niwe babonaga babaye cyane. Ngo Imana ishimwe itakuretse ngo usigare utagira umucunguzi. Nubwo Elimeleki yapfuye ariko Imana ishimwe kuko wasigaranye n'umucunguzi. Nubwo Kiriyoni na Maharoni bapfuye ariko Imana ishimwe wabanye n'umucunguzi. Nubwo wagiye mo ukababara. Haleluya.
ishimwe nubwo nahura n'ibikomeye ariko Imana ishimwe kuko dufite umucunguzi. Umuntu wese ufite umucunguzi ntiyihebe ntajye muri byinshi nturekure umucunguzi gusa. Babwira uriya mukecuru ngo Imana ishimwe itakuretse n'ibintu byakubayeho ngo ube wenyine, n'ubupfakazi wagize ngo ube wenyine, n'ubupfubyi wagize ngo ube wenyine, n'ubukene wahuye nabwo ngo ube wenyine, n'abantu ibyo bagukoze Imana ishimwe itakuretse ngo usigare wenyine udafite umucunguzi. Dushimye Imana ko nubwo amafaranga yashira, nubwo icyubahiro cyashira, nubwo akazi kahagarara, nubwo abantu batabyemera, ariko dufite umucunguzi. Umuntu wese akomere ku mucunguzi. Umucunguzi ahumanura ibyahumanye. Sifa kwa Mungu. Amina. Umucunguzi ahindura ibitabasha guhindura. Amen. Umucunguzi ni uhindura amateka. Mara mubwiye ngo uyu mukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7. Sinzi ko aka kantu mukumvise. Ushobora abantu bagiye babincike, abandi b'imfubyi, abandi buryango irashira, abandi bigenda nabi. Ariko iyo umucunguzi ahari umumo wabahinduka umumaro. Mutanyumvise kubera umucunguzi. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo umucunguzi ahari umumo wabo ahinduka umucyo. Imana mfasha mu byumve. Uyu mukazana mu Israeli ariko mukuru w'ayo mateka. Mu Israeli ntibemerewe gushaka umumo wabo kazi. N'Imana yari yavuze ko ibaciye no mu materaniro, ariko Bowazi w'igikwerere kubera umucunguzi Rusi yemeye akajyana na nyirabukwe. Atwara uriya mukobwa. Ngo abyara umwana w'umuhungu, mwumvise izina rye bahise bamwita. Ngo uyu mwana yakubye, ngo uyu mukazana wawe wakugira umumaro uruta abahungu 7. Mu Israeli wabyaraga abahungu 7. Yaravugaga ari kwijyana. Wamuhigamiraga atakubwiye ngo mpinzira kuko afite amaboko. Umukobwa yavuka hari uko yavugaga akamenya yuko havutse umukobwa. Kandi wabyaye umuhungu yajyaga mu rusengero nyuma y'amezi makeya. Wabyaye umukobwa agatinda kuko ntacyo yabaga yarabyaye. Imana ishimwe yaduhaye umucunguzi bunakora abagore. Imana ntabwo icyubahiro. Umucunguzi Yesu yakoze ibintu bikomeye. Ndashaka kubwira ukuntu umucunguzi yakoze ibintu bikomeye cyane. Umucunguzi hari umumo wabagira umumaro kuruta umuvandimwe. Kandi yakubera umuvandimwe ndetse wabugufi. Soza wenda ngo dusenge. Bibiliya iravuga ngo uyu mwana baravuze ngo uyu mwana w'umuhungu akubyari ngo azasubiza intege mu bugingo bwawe. Umucunguzi ajya asubiza intege mu bugingo. Ngo azakugirira umumaro, ngo azagushajisha neza mu zabukuru. Niko babwiraga uwo mukecuru wababaye. Hanyuma barabanga uyu mwana ngo bamwita Obedi. Bibiliya yatubwiye ngo Obedi ngo ni se wa Yesayi. Mwabyumvise? Ngo kandi Yesayi ni se wa Dawidi. Dawidi ni se wa Yesu. Mwumvise aho Yesu yanyuze ngo ibintu byose bigende neza. Ikacara no kumuha. Ni ukuvuga ngo Yesu yagiyemo wabo bya bindi byari bitakundaga ku Mana. Azana uriya mugore aramuhamagara. Imana yaguhamagaye. Nta muyuda, nta mugiriki, nta muyunani, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, nta ugawa, nta uhinyurwa. Kwa Yesu twese turangana. Ubwo niko kuri rwose. Niyo byakunanira uzavuga utumve birananiye ariko ku Mana birashoboka. Ubyemere gutyo. Yego. Haleluya. Amina. Uyu rero uyu mumukazi wabyawe no kwa Loti abana be kandi babuzukuru b'ibihindugembe bivumye ubundi ngo bari bavumye. Niho Yesu yaturutse. Aturuka hariya kuri uriya mugabo Bowazi. Bowazi uriya warongoye Rusi umumukazi. Haleluya. Amen. Nawe yari yarabyawe na wa mugore witwa Rahabu w'indaya w'Iyeriko wahisha abatasi. Nabo bamusezeranira kumukiza ngo abo mu Isirayeli kazashakwayo. Urumva ko Yesu yagiyemo wabo ajya mu ndaya, ajya mu bavumye, ajya mu bahumanye, umucunguzi araduhuza. Yesu rero yavutse kwa Rahabu, kwa Loti. Nicyo cyazanye Yesu ngo bidashoboka bishoboka. Rero baramubwira ngo Imana ishimwe itakuretse.
mu bintu byose wanyuzemo ngo ubeho udafite umucunguzi. Bene da abadafite umucunguzi baragowe, bafite akaga, bafite ingorane, nta gisubizo cy'ubuzima nta n'icy'ubugingo. Rero mureke twikomeze ku mucunguzi. Imana ishimwe ku mucunguzi yahuje uyu muryango, kazana uyu mukobwa muri uru rugo, bakabyara uyu mwana. Imana ishimwe ku mucunguzi yabahaye umwana kandi akaba azabaha abana. Ni umucunguzi gusa byaturutseho ngo uyu muryango w'umuryango Imana ishimwe itabaretse. Ndumva dushaka gusoza. Rero nagira ngo mbabwire ko umucunguzi ahari ibihumanye birahumanuka. Umucunguzi ahari ibyo utabonamo umumaro byabyara umumaro munini. Umucunguzi ahari ibyapfuye bijya bizuka. Haleluya. Umucunguzi ahari bitagira izina bibona izina kandi ryiza. None se Rusi ntiyabyaye wavuye kwa Loti, nimwumvise ayo mateka. Umucunguzi arahagije, nicyo nashaka kuvuga. Nawe ngo amushyira mu gituza cye, ngo hinduka umurezi we, ashira akagahinda, iminkanyari irashira, abinkumi agira ijambo, kandi yari yaravuze ngo nagiye nuzuye ngarutse nerereye, ntimukongere kunyita Naomi, ariko yongeye kwitwa Naomi, uburyohe bwongera kugaruka. Niyo umucunguzi ahari ibyashaririye biba uburyohe. Dukomere ku mucunguzi arahagije. Ushobora kuba uri hano nawe ufite ibibazo. Muri ubuzima ibibazo birahari, hari n'ibiri kukujyanimo wawe kwanza. Kapanga uti oya, ibingibi simbyihanganiye, reka njye gushakishiriza n'ahandi. Ariko ikindi dushimira Imana, Imana yo yarebye intege nke za Elimeleki n'umugore w'ukuntu bagiyemo wabo, irareba iravuga iti ariko nubwo bagiyeyo ntago ngiye guha agaciro amakosa bakoze, kuko umwana niyo yaba afite amakosa angana iki, ntago umubyeyi ashobora guha, ntago Imana igiha agaciro amakosa kurenza agaciro iha abana bayo. Ntawe nzi ko mubyumvise neza. Umwana niyo yagira amakosa menshi agakora ibyaha bingana gute, aguma umwana ntago wamugurana amakosa ngo uha agaciro amakosa, uha agaciro umwana. Imana nayo yarebye ibya Elimeleki iravuga iti cyari ikibazo cy'inzara nabimenye, ariko ntabwo inzara nabatesha agaciro n'abana banjye uko biri kose nzabibyazamo umusaruro. Haca muri rumabaro ukomeye, ariko haza kuvuka ibyishimo Yesu akomokaho. Imana ishimwe itabaretse mudafite umucunguzi, nanjye ndashima Imana ko ngifite umucunguzi. Mu bibaho byose numva umucunguzi turi kumwe. Niwumva umufite bizaba bihagije, azakora ibiruta cyane ibyo wibwira n'ibyo usaba. Turabashimiye rero muri urugo ko umucunguzi yakomeje kubana namwe, ntimumureke nawe ntabasige, kandi dushimiye bene data batugiriye icyizere bakadutumira, twese dukomeze kuba ku mucunguzi. Imana iduhumugisha ku bw'aya magambo makeya tuvuze, si menshi cyane kandi si n'amake. Ijambo ry'Imana niyo ryaba arimo riba rikomeranye imbaraga, ntabwo rigira umuteja, riba rikomeye cyane. Ubwo rero wikomeze ku mucunguzi. Umucunguzi n'ijambo tugeze mu buzima bugenda bukomera. Murabyumvise buriya ntabwo ubuzima bworoha buragenda bukomera, ntabwo ubukristo buri koroha buragenda buba ingume. Twongere dukanguke mw'abakristo, ntabwo ubukristo buri kugenda bugira imbaraga buragenda bukendera. Tugeze kuri rya jambo Daniel yabwiwe ngo imbaraga z'abera zizamenagurwa. Irwaneho, utavuze ngo kubera ko batasenze sinsenga, bisigaye byaranabishye, n'abandi twari tuzi dore uko babaye, ariko umucunguzi we ni umucunguzi. Uko babaye ariko umucunguzi we ni umucunguzi. Na Naomi wari hariya i Mowabu, ariko ngo umucunguzi yari ahari no mu byago bye. Imana iturinde gutakaza umucunguzi muri iki gihe. Dukeneye umucunguzi Yesu wabane natwe mu buzima bwose buri imbere. Mwakoze kutwakira, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana ku bw'aya magambo. Dushimiye Imana yatanze uyu mwana n'abandi bana bazaza. Namwe ibyifuzo mufite natwe ibyo dufite, mwongere mubibwirire umucunguzi mu mutima. Dusenga ubutwara imbere y'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ni Yesu. Ntabwo yakoze ibi ngo ibi tumushimiye birekeye, ahubwo haracyakora n'ibindi. Ushobora kuba ari wo mwanya ubonye ukongera kubwira umucunguzi icyifuzo ku mutima. Mwana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko utaturetse ngo tubeho tudafite umucunguzi. Nyuma y'iminsi y'umwijima
nyuma y'iminsi y'icuraburindi, nyuma y'igihe cyose gitambutse gisigaye inyuma, kiriya gihe gishize ntabwo tuzagisubiramo. Turagushimira ko tutazongera kurebana n'iminsi twarebanye nayo. Haleluya, haleluya Yesu. Turagushima yuko tutazongera kurwana izo twarwanye. Turagushimiye muri uyu mugoroba, muri urugo rw'abana bawe, muri uyu muryango waremye, muri ibi bitangaza wakoze, muri uru rugo, muri iyi nzu nziza wahaye abana bawe imbaraga zo kubaka. Nabyo twabibonye, hari imirimo yivuga batayivuze, ntabwo ari benshi byagendekeye uku nguku, hari aho byagiye byanga bikananirana bikagora. Turagushimira n'iki nacyo wakoze, turagushimira umwana w'umukobwa watanze, turagushimira undi nawe uje, turagushimira Mana abavandimwe ba Beti ko bagihari, turagushimira ko batasaze, turagushimira ko bataba mu kabari, turagushimira ubuntu wabagiriye, turagushimira yuko wabagiriye neza. Ni ukuri wagize neza mucunguzi. Iminsi yari isigaye yari yo kwiyahuza inzoga, iminsi yari isigaye yari yo kunywa amazi yica, iminsi yari isigaye yari mibi. Ndabizi ko imbere n'inyuma bitari byiza, ariko turagushimira ko utabaretse ngo babeho nta mucunguzi. Turagushimira imiryango tubonye y'abagabo baraha n'ababyeyi baraha, n'uyu mukobwa turi kumwe, nanjye ubwanjye ko utaturetse ngo tubeho tudafite umucunguzi. Twarakubonye Mwami, twabonye imbabazi zawe n'imbaraga zawe, uruta abantu bose. Abantu baragenda ugasigara, iyo abantu batatanye we ujyana na bose uko batatanye, ubera hose icyarimwe. Uhabwe icyubahiro, uturinde kugutakaza mu bugingo bwacu. Ongera ubane natwe mu minsi iri imbere, uzagendane natwe kugeza uvugije impanda tukitaba, kugeza ubwo uzahamagara azakwitaba adafite kumwe n'isoni, kugeza ubwo Mwami uzacyura itorero tugihari, ntakagire n'umwe muri twe warimbuka. Ndakwinginze imbaraga zawe zivunagura imbaraga zose ziturwanya impande n'impande. Dusabye umugisha muri uru rugo, dusabye amahoro 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 muri uru rugo. Amahoro arahenze, amahoro ntagurwa mu isoko, ntawayatuma Dubai. Ni amahoro Imana itanga, amahoro agumane n'uyu muryango. Uha uyu muryango amahoro, uha abana bawe amahoro, uha uyu mwana wavutse amahoro, uha umugabo wawe n'umugaragu wawe amahoro, kandi mu mahoro yawe hazavuke n'undi mwana. Tuzongere kumva inkuru nziza rwose ko habaye amahoro atuma tubona urundi ruhinja ahangaha. Dusabiye amahoro iyi miryango iraha Mwami, aba bagabo, aba bene data n'imiryango yabo, tubasabiye amahoro. Uha umugisha abantu bose twazanye, umugisha abantu bose twasanze. Urakoze, turagushimye. Twavuga byinshi, ariko n'ibyo tutavuze Umwuka Wera arasigara bisaba. Pawulo yaravuze nicyo gituma umwuka dufasha mu ntege nke zacu, ko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwo udusabira akatunihira iminiho umutima wanjye n'intege nke zanjye bitashobora, agasigara biniha kandi ngo asabira abera uko Imana ishaka. Nuko Umwuka Wera asigara asabira aba bantu ku byifuzo byose bafite, kandi nanjye ngerezeyo umuniho. Natwe turamwizeye ko ibyo azadusabira bizaza ari byiza. Twariye turanywa, tanga umugisha, uzabarinde gukena no gusonza, uzabarinde impinduka zivuye kuri Satani. Cyaba ari igikuta cyose tugikubisa rugo, ikintu cyose kibabangamiye turakibangamiye mu izina rya Kristo Yesu waduhamagaye. Ikintu cyose kibahagurukiye kubita hasi, imbaraga zose z'umwijima kubita hasi, rimbura tsembe kandi wangiza ukure ibyo Satani yubaka abarwanya. Twebwe twese biturwanya bibangamire, ukubita imyuka yose. Urakoze Kristo, tujye no kuva hano bane natwe, dukomeze kubona amaboko ya muri uyu mugoroba, iri joro ritubere rihire. Ubuntu bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe, bibane n'abera, bibane n'abagushaka, bibane n'iki gihugu, bibane n'u Rwanda, bibane n'amahanga. Mwami, imigambi y'incakura yose kubite hasi, usenye kandi usese, uyihindure nk'ubusa. Wowe Mwami ukoresha abami n'abatware n'ibikomangoma, abo bose imitima yabo ikaba mu kuboko kwawe. Uyobora isi kugira ngo abaturage b'isi babone amahoro, kandi itorero n'umugeni ugutegereje abone ukuntu yihangana. Asante, ubarikiwe, upewe sifa. Haleluya! Haleluya, asante Yesu. Ndagushimye, 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 ndagushimye. Turagutegereje, turagutegereje.
dutegereje igitondo gihoraho ehayimo dutegereje kuza kwawe dutegereje impanda uzavuza dutegereje umuseke utazongera kuzana ubwire izere ndagushima haleluya dutegereje igitondo kitazaherezanya n'umugoroba ngo bibisikane abera azahayimo ndagushimiye haleluya ndagushimiye mwami Yesu utameze nk'abantu wageze i Mowabu ugahindura y'amateka Mana wahinduye amateka ya Rahabu agahinduka umwisirayeli Yesu wahinduye ibyo bintu bitagira izina ukabiha icyerekezo nakuhimidi jina lako pewe sifa asante sana Yesu haleluya ahari ibintu bitagira izina ahari ibintu bitagira turabihimba ariko ubwo tuvuze izina rya Yesu byose uri icyerekezo ndagushimiye ko ari wowe umanura ukeza ukaboneza ugatunganya ugakiza ukarimbisha ugatuma abantu bakayangana urakoze ndagushimiye icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu amen uzikurinda Mana we yewe Mana we yewe nyingabo waraturinde tukubyinire udashaka abagabo babyine Mana we yewe papone yaraturinde amasasu yaka ugera amaboko uzikire yewe Mana we yewe Yesu we muganga uvura ababyeyi maze kurinda urababaga maze babaho nawe uri muzima wapfuye uzi kurinda kikinire yewe Yesu nababwira ko feri yacitse imiraturika twaye imodoka ntabwo wapfuye uri mu mbogo nugushumbagira uri muzima yewe Yesu yewe data we mama wanje yarakurinze amasasu yaka muri Kongo ari masisi nta mubyeyi mazi kurinda abana n'ubwiza kurinda tuyipimire yewe mwari muwe tuyipimire yaragutoranije itugabira umurimo Yesu we gafurama yarakurinze ntuzi n'imfubyi gabira umurimo ntacyo kibaye mfite umucunguzi yipimire tega amaboko mushira akadiho bana mwe Yesu we yewe Danieli mumbyara umunani ntabwo yapfuye ni muzima nawe uri muzima muri bwa bupfubyi yarakurinze none urakomera urije wageze kure wuzuye umwuka n'ibindi zabikora no kwaguka ntabwo ukodesha n'ibindi bikore Yesu we pasera yarakurinze kano kana kari gapfuye bandira karinda akagakonga igihe bakabaga gabyina irakarinda Yesu we ni kazima inshuro ebyiri yewe kiva we yarakurinze cya gihe naho yibyinire isomera agafanta yarakurinze yewe Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we
Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.